n'abadayimoni, nguko abaganga bo mu isi iyo icyorezo cyaje bategura inkingo, ngo n'Imana nayo ntibuzi gutera umwami w'imo wawe. Erega uyu mwuka w'imo wawe mugomba kuwutunga urutoki, ukomoka i Sodomu. Niwe uturwanya, niwe urwanya itorero. Umwuka w'imo wawe urakomeye, keretse Kristo ko azaza akarimbura. Ntiyakinze ntawukingura, yavuze ngo dore ashyize urugi rukinguye imbere yawe, wowe wumviye ugasenga, wowe ukigerageza gukiranuka. Yavuze ngo nubwo uri umunyantege nke ariko azahuba, ko ari ahantu hari intebe y'ubwami bwa Satani, ariko nimuhumure uvuze amagambo Yesu yavuze. Kandi Yesu arababaye kubera ko abenshi amasengesho mufata muriho murasaba ibyo mwemererwa. Sinzahwema kubivuga rwose ngo nabatinganye, ngo bari fiyeri, ngo barabyemeye, abandi bakigisha ubusambanyi abana banyu, munanirwa gusenga. Abana banyu nimudasenga Satani azabahindura inkoni zo kubakubita. Ku butumwa bwiza bigisha inda, bigisha isi, bakundisha abantu isi, batuza abantu mu gihugu kiroga. Icyo Bunyani yanditse mu gitabo cy'umugenzi, abantu barasinziriye. Se mwanyumvise? Ibyo ni ibyahishuwe n'umwuka. Urakoze cyane Mana, turagushimiye. Ntabwo nyine twabura uburyo tugushima, ariko emera wakira ishimwe ryacu. Dusengeye umwigisha ugiye guhagarara imbere yawe iki gitondo, hari ibyo wateganije bikomeye kuvugana natwe, kandi uyu mutumiro wadutumiye ungana gutya, abagore baje, abagabo baje, abasore n'abakobwa bari imbere y'Imana. Hari ibyo rero ushaka kuvugana n'abantu bawe n'abana bawe, ibyo wagennye kuvugana natwe, wifuje kubinyuza muri mwene data ugiye guhagarara hano. Twemerere kugira ngo twumve neza icyo ushaka kuvugana natwe, kandi amahoro y'Imana azanwa n'ijambo ryawe niyuzure muri twe, kuko ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe riratunganya, ijambo ryawe riraboneza, ijambo ryawe ricecekesha amajwi yavugaga aturuka ku badayimoni. Ijambo ryawe ni rigari kandi ni rikuru. Nuhagararane nawe kugira ngo twumve neza ibyo ushaka kutubwira mu izina rya Yesu, amen. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma imirongo ibiri, umwe turawusoma mu isezerano rya kera, undi turawusoma mu isezerano rishya. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 3, umurongo wa 18. Turasoma n'ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice cya 3, umurongo w'8. Ndasubiramo, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice ni cya 3, umurongo wa 18. Turasoma n'ijambo ry'Imana nanone mu Byahishuwe, igice cya 3, umurongo w'8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo icyakora byo biroroshye kuwiteka, ndetse azabagabiza abamowabu. Amen. Byahishuwe igice cya 3, umurongo waho wa 8. Ndavuze ngo nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Yesu ashimwe. Twabwiwe n'umwuka rero ko tugomba gukora iby'iryo jambo, tudakwiriye kuba nk'abantu bapfa kubyumva gusa bishuka. Ubundi ijambo ry'Imana ni itegeko. Niba kubaza ngo mbese umuntu uzi ijambo ry'Imana ni nde, ntabwo ari uzi imirongo myinshi mu mutwe, ntabwo ari umuntu ufite eloquence, ahubwo ni umuntu ufata amagambo y'Imana cyangwa ijambo ry'Imana yumvise, agakora umwitozo waryo, akarishyira mu bikorwa mu mwuka. Korali imaze kuririmba, yaririmbye aravuga ngo dukwiriye kumva amakuru, tugashaka amakuru, kandi amakuru niyo arwana. Haba mu itorero rirwanisha amakuru. Iyo dusenze, Imana iduha amakuru, hanyuma ayo makuru agatuma dusenga tuzi aho turasa, ndetse no hanze mu mareta no mu bihugu amakuru arahenda. Mpamvu mubona abantu baba bakomakomeye barindwa, ni ukubera iki? Ni amakuru. Kuko amakuru
ikintu kigira imbaraga uko gihishwe. Ubundi kikugira uriwe nuko hari ikikurimo Satani atazi. Icyo bivuga Yesu ashimwe. Ndavuga ngo ni iki abayuda barusha abandi, ubwo tubarusha muri byose, ariko irya mbere ni uko babitse ibyavuzwe n'Imana. Haleluya. Ndumva ko birumvikanye. Twabonye ko Esiteri ashushanya itorero, tugomba gusengera itorero, kandi itorero rigahabwa gushira amanga, rigahagarara mu cyuho cyo gusenga, kuko twashyizwe mu isi nk'abarinzi. Ni umurimo twahawe kugeza Kristo aje gutwara itorero, kandi Imana ishimwe ko yatangije umurimo mwiza mu itorero, iwubereye maso. Imana ntigihomba, nitwe duhomba, kandi ni game y'Imana, icyo wabikoraho, ariko tugomba nyine kuba maso buri muntu wese, kuko agira ikimwerekanaho ko ari umukozi, hanyuma agakoresha impano ye. Imana izawusohoza kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ibyo ngibyo bizaba. Imana ishimwe. Twabonye ko Abiyabeshi Galeyadi witwa Nahashi yarazamutse agereza aho hantu agambiriye kubarwanya, kandi umuntu yakurwanya nta kindi kiba kimuzanye. Bibiliya avuga ngo nta kindi kizana umujura kiretse kwiba, kwica no kurimbura. Niko kazi ka Satani. Hanyuma dusanga rero ngo Abiyabeshi Galeyadi bagize ubwoba, kandi urebe usanga abantu benshi bafite ubwoba. Abantu bafite ubwoba haba muri iki gihugu. Dufite umutekano rwose, umutekano urahari, ariko abantu bafite ubwoba. Kubera iki? Kubera ko nta mahoro. Ujye mutandukanya umutekano n'amahoro. Amahoro aturuka ku Mana, umutekano we nyine abantu barawasira ko babyigishijwe. Se muriho muranyumva? Ikibuza amahoro ni iki rero? Ikibuza amahoro nuko abantu benshi bafitanye urubanza n'utanga amahoro. Utanga amahoro n'Imana biravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Kandi urabona ko ariko abantu bameze muri iki gihugu, muri kano karere k'ibiyaga bigari. Kandi impamvu ubona ko bimeze gutyo ni ukubera ko muri kano karere k'ibiyaga bigari niho igitereko kitabaza cy'ubutumwa bwiza gisigaye. Ibyo ndabizi, bifiteho amakuru, ntabwo turi kuvuga ngo tubibasobanura, ngo turabakangurira kugira ngo mumenye ko mukwiye gusenga. Mugasengera itorero, mugasengera igihugu, mugasengera akarere k'ibiyaga bigari mu buryo bw'akadasohoka, kandi mugasengera n'isi, kuko dufite isezerano ko Imana izasuka ububyutse muri kano karere, muri iki gihugu. Abantu bakuru bo muri mwebwe begera Imana, ayo makuru barayafite. Niyo mpamvu rero Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma bakereye uburyo bwo kunaniza abakristo muri kano karere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Namwe muzi tutadetaya, hari ibimenyetso byabyo, kugira ngo babananize. Iyo mpamvu mubona abantu baba mu masengesho ariko ntibasenge. Mbese ubwo byatewe n'iki? Byatewe n'uko Satani yazanye umwijima. Nawe babwiye mu bice bine, ariko dusanga tugomba kuvuga umwe gusa. Yazanye umwijima w'ubukene, azana umwijima w'uburwayi bukomeye abaganga bo mu isi badashobora kuvura, azana umwijima w'ubuyobe, azana n'umwijima w'intambara mubona mu madini no mu matorero ndetse no hanze y'urusengero mu bapagani. Hanyuma umwijima w'ubukene uhari, ndagira ngo mwumve icyo yakoze ku itorero, icyo yakoze ku itorero, ku banyetorero. Yesu Kristo we, abantu benshi aho bari basenga, kandi ubu turi gusenga, kandi abantu baje none biyumve nabo ko turi kumwe, ubwo twabanye nabo. Imana yashimye ko baza none. Bibiliya iravuga ngo ari abatangiye mu gitondo, ari abatangiye ku manywa, n'abandi mugoroba, ari abatangiranye natwe, ari abajemo hagati, ari namwe mwese. Imana ntirobanura ku butoni. Ubu nibe bakanga hari umuntu ushobora kuza ahangaha mu minota mikeya agahita yagukira Imana, agatahana umugisha kurusha abahabaye. Se murabyemera ko bishoboka? Ariko ntibyari bikwiye. Nimwumve rero icyakozwe kugira ngo bibatere gusenga neza, kandi ibi bigomba kuba devoir, bigomba kuba umukoro umukristo agomba kuwugendana. Satani yakereye ubukene. Abantu benshi aho bari mu byumba by'amasengesho no mu bayobozi bayobora amasengesho, usanga abantu barashyizeho, kubera ko abantu bananiwe batagifite umwanya wo kumva ijambo ry'Imana rizima. Satani yakereye abahanuzi b'ikinyoma, bazana amayerekwa n'ubuhanuzi butagize icyo byunguye ubugingo n'itorero. Hanyuma icyo yaragambiriye kwari kugira ngo abakuremo amasengesho nyayo
asenya ibikorwa bye, hanyuma basigira ibisa n'amasengesho bitagira icyo bimutwara. Yaragambiriye gukuramo abantu ubukristo bw'umwimerere, akabasigira ibisa n'ubukristo, kuko izina ridapfa ariko ubugingo bwarapfuye. Akabakuramo gukorera Imana bingana n'umuhamagaro, kuko biranditswe ngo impano z'Imana no guhamagara kw'Imana ntibivuguruzwa, kuko umuhamagaro ugakoresha ntabwo ukoresha. Satani amaze kubimenya rero ko abanyamuhamagaro bamusenyera, yakoze ikintu cyo kubananiza akoresheje ubukene bwo mu mwuka. Murabyibutse, hari abantu twigeze kubana ndabibabwira za 2006 turiho dusenga i Kanombe. Imana yaratubwiye ngo dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Imana iratubwira ngo dore uko agiye kubikora, ngo hari abantu benshi ngo bizeye ikinyoma mwe mutazi, bari no muri mwebwe. Za 2006 murabizi aya macaci atuzengurutse yarataraba menshi, ibyaha byari bitaba byinshi, amadivorce, abagabo bica abagore, ubugambanyi byari bitaraba byinshi. Siko bimeze namwe ni mubizi. Ariko Imana kuko ivuga ibintu bitaraba, Bibiliya iravuga ngo nta kintu na kimwe izakora itabanje kugihishurira intore zayo inyuze mu kanwa k'abahanuzi. Ayo nayo ni amakuru, kandi icyo nicyo cyatumye ndindwa. Ndashimira Imana ku bugingo bwanjye bukiri buzima. Imana yatubwiye aya magambo nawe uyumve, bwaba ari ubwa mbere ugiye kubyumva. Imana yatubwira ngo dore Satani asutse amafaranga menshi muri kano karere, ngo ayasukiye abapagani bo mu rusengero n'abo hanze batarakizwa, ngo kandi ateje abarokore ubukene. Imana iratubwira ngo n'icyo abarokore bazajya bagerageza gukora ku isoko ry'umurimo, ngo Satani azabateza ubukene n'inyatsi. Imana iratubwira ngo kandi nanjye nemeye ko bibaho, ariko itubwira ijambo ryiza. Ese ibyo mvuga ntimubizi ko bihari? Ndiho ndabibutsa mbakangura kugira ngo mugire amahane yo mu mwuka, mugire ifuhe, mumenye uwo murwana nawe, mumenye n'icyakozwe. Imana iravuga ngo nemeye ko bibaho kugira ngo abakristo bagaragare n'abapagani bagaragare, ko nitubeshwaho n'ubwenge, nitubeshwaho n'ubutunzi, nitubeshwaho n'imbaraga, tubeshwaho no kwizera. Rwandiko rw'Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 38 haravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Imana iratubwira ngo nubwo bimeze gutyo muhumure, bya mugenzi we ngo humura, ngo kuko nshyizeho uburyo bwo gutunga abantu banjye. Kuko kwizera muri kino gihe cy'umugoroba w'isi ni idirishya ry'ubuhumekero Imana yashyizeho kugira ngo abantu bizera babeshweho no kwizera. Bigenze gute? hakoreshejwe imbaraga z'Imana. Ndanezerewe cyane. Urwandiko rw'Abefeso igice cya kabiri igice cya 3 umurongo wa 20, Abefeso 3:20 ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twe dusaba n'ibyo twibwira. Haleluya. Ngo uko imbaraga z'ububasha bwayo ziri zidukoreramo. Haleluya. Ibikorera iki? Ibikorera umugambi wayo, ibikorera urukundo rwayo, ibikorera imbabazi zayo, ibikorera ijambo ryayo, ibikorera n'isezerano yasezeranye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iratubwira ngo ishyizeho uburyo. Kubera iki? Kubera yuko irabishoboye, ibasha gukura ibishoboka mu bidashoboka. Yanyujije Abayisiraheli mu butayu bw'umutabwe butarimo abantu badahinga batorora, irabereka ngo nababeshaho nkabagaburira ntaho guhinga. Ndumva nezerewe cyane. Ahibazwe. Ese ntabwo mbibaza mutabizi, mubona Imana ibishoboye? Reka mbabwire, umwuka wera afite ubushobozi bwo kutubeshaho. N'abadakijijwe muri covid yarabyerekanye, yaradufashe twese iratubika kugira ngo yerekane amagambo ari muri Yeremiya igice cy'Icyenda umurongo wa 22. Umuhanuzi yaravuze ngo umunyabwenge ntazirata ubwenge bwe, intwari ntizirata ubutwari bwayo, n'umutunzi ntazirata ubutunzi, aho kuwirata yirata Uwiteka. Uwiteka yapfumbatuye igipfunsi cye ahaza abantu bose bari mu isi, kuko ni inshingano ze kutugaburira, ni inshingano ze kutwambika, ni inshingano ze kutubesha no mu mazu. Murebe namwe abenshi muri uyu mujyi muhaba, mwarize mukadepoza bikanga, mugashaka bikanga, mwanajyayo bikanga, ariko ukababesha. Urebe ukuntu musa murakeye, rimwe na rimwe niba mushaka no gutanga ubuhamya muba mu mujyi gute, ariko ni uburyo bw'Imana. Imana yaravuze ngo muri icyo gihe ishyizeho uburyo bwo kubabeshaho. Imana iratubwira ngo bamwe bazagwa, ngo bave mu byizerwa, ngo bareke inyigisho nzima, bite ku nyigisho z'ubuyobe n'abadayimoni. Kubera Lambert, ngo uwo mugabo witwa Lambert niwe uzabushoreye amafaranga. Muramuzi? Murareba nk'abamuzi Lambert. Imana iratubwira mu giciro cya 2 ngo bazafungwa
mu cyiciro cya gatatu ngo bazapfa barimbutse kandi baramenye Imana. Mu cyiciro cya kane bazahunga igihugu, ngo kuko ngo uwo mugabo Lambert n'amafaranga ye n'andi mazina azajya yitwa bitewe n'igihe, ngo azagera igihe apoteka amazu yanyu n'amasambu yayo. Inzu zidapotetse muri uyu mujyi no hanze nini. Ariko Mubwiriza igice cya 2 ku murongo wa 26 yaravuze ngo umuntu wubaha Uwiteka unezeza Imana, niwe Imana iha ubwenge ikamuha no kumenya amakuru n'uburyo n'umunezero. Ngo ariko umunyabyaha, umuntu utumvira Imana, ngo Imana yamugeneye umuruho. Hano hanze abantu bararushye, mubona abantu bagenda mu bimodoka bitikoraho, mubona abantu bari mu mazu agerekeranije, tujya Imana ikatwinjizayo. Bura n'umudamu mu nzu n'umugabo nta mahoro bafite, ariko kubaha Uwiteka neza shimwe. Umuntu wubaha Uwiteka ni Imana iha ubwenge no kumenya n'umunezero. Tubaha Uwiteka Imana yamugeneye mu ruho ngo asarura runde, ngabona ibyo guhereza ubaha Uwiteka. Nuko Umubwiriza aravuga ngo burya kutubaha Uwiteka ngo ni ubusa, ngo byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ni ukuvuga ngo muri kino gihe n'ikindi kiri imbere, kandi amafaranga yari yaza asa agiye kuza, mugiye gutungurwa no kubona abantu bafite amafaranga batari bayafite. Uko ni kuko no mu barokore agiye kuza by'Imana yavuze bizakorwa. Ariko kandi Imana yaratubwiye ngo nzagaruka ngo umukristo ari umukristo n'umupagani ari umupagani. Erega mpagarara hano icyo umwuka ashaka nicyo mvuga. Abantu rero baba bafite rutini ngo bigenda gutya bikakabanza ibi hagakurikira ibi, bafite ibibazo. Kandi ubu turi gusenga. Gusenga si ukuvuga si amagambo, hasenga umutima. Sengesha umutima kuruta gusengesha umubiri. Duhereze Imana icyubahiro. Sawa. Rero Satani icyo yakoze ngira ngo mwumve, mukimenye, mumenye icyo murwana nacyo kiri live. Ni uko uyu munsi abantu bafite amasengesho menshi. Mwanditse urwandiko rw'Abakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 23 yaravuze ngo ibyo abarokore bari gukora muri no minsi birasa naho ari iby'ubwenge, ngo kuko ngo bihindiye uburyo bwo gusenga bishyiriyeho. Urumva ni ibihimbano by'umubiri bidaturuka ku Mwuka Wera, ngo bigomwa iby'umubiri biyicisha inzara. Ibyo twarabivuze dutangira ko umuntu ashobora gusengesha umubiri akagaburira kamere, kandi iyo ugabuririye kamere mu masengesho uba uri mu gukorera ikintu gikomeye kimeze nka kanseri. Hari umuntu twigeze, reka mbireke ku mpamvu z'umutekano w'umurimo w'Imana, abashakashatsi bavuga yuko ngo kanseri bize ibintu bize medicine baza, ariko kanseri ituruka. Arambwira ngo ni abasirikari b'umubiri ngo baba barapfuye, ngo bagenda bakihuriza ahantu ku gice kimwe cy'umubiri bakakimunga. Uko niko umuntu, se mwanyumvise, uko niko umuntu ashobora kuba mu masengesho atayasenga, asengesha umubiri, agaburira kamere. Twabonye ko kugaburira kamere ni ugusenga utihana. Gusenga utezwa ni nko gufata umwenda w'umweru ukawubonamo ikizinga, hanyuma ukawutera ipasi wirengagije, hanyuma igihe kizaba ngombwa ko umese, cya kizinga kizakubwira ngo ntabwo navamo kuko navanze ubuzima n'umwenda. Hanyuma iyo ugabuririye kamere mu masengesho utihana, umeze nk'ukereya ikintu kimeze nka kanseri. Muzi ibyo kanseri ikorera abantu muri kino gihe? Hari abantu barwaye kanseri yo mu mwuka. Ibyo tubigiyemo twatinda, ariko Imana idufashe. Pawulo aravuga ngo bigomwa iby'umubiri bigira nk'abicisha bugufi, ariko nta mumaro bigira kurwanya irari ry'umubiri. None se niba dusenga amasengesho menshi, byaha bikarushaho kuba byinshi, abakizwa bakaba benshi, byaha bikarushaho kuba byinshi, izi nzoga zinywebwa nani, utubari ko tugenda twubakwa, ko bagiye badiporoyinga, hari urusengero hari n'akabari. Ibi bintu ni ibiki? Nta yindi mpamvu. Nimumenye icyakozwe rero. Satani na Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, kuko babibona ko ku isaha igihe cyo kuzamurwa kw'itorero cyegereje, nubwo batazi umunsi, bazi ko ibyerekana kuza k'umwami byose byamaze. Ariko mwanyumvise, byamaze gusohora. Bakereye uburyo bwo kunaniza abarokore mu buryo bw'amayoberane akomeye, basuka ubukene bukomeye bwo ku mubiri. Umurokore icyo agerageje gukora kiranga,
hanyuma rero yakari ikintu cyitwa ubwoba, kandi uko gukorera ubukene yasakareye n'abigisha b'ikinyoma bagore ku butumwa bwiza, bigisha inda, bigisha isi, bakundisha abantu isi, batuza abantu mu gihugu kiroga. Icyo Bunyani yanditse mu gitabo cy'umugenzi, abantu barasinziriye. Se mwanyumvise? Ibyo ni ibyahishuwe n'umwuka, ntabwo turinda kugira gutya ngo nimwumve ko Uwiteka avuze. Naho abantu bari mu nyumve rero icyo Satani yakoze. Abantu benshi bafite ubwoba bw'ubuzima n'imibereho. Iyo bavuze ubuzima bavuze sante, yakareye umwijima w'ibirwara by'ibyorezo abaganga bo mu isi badashobora kuvura, nubwo badashobora kumenya ibanga ry'akazi bifashe ku matama. Niyo mpamvu umuntu arwara bakavuza n'utwara ufite tugashira, bakaba bakurije indege ukajya mu Buhinde ukanagwayo. Ibyo ngibyo mugomba kumenya ibyo ari byo. Icyo yakoze yatumye abantu bateshuka kwizera, kuko yakereye indwara z'amayoberane z'abadayimoni zishushanya n'iziriho. Ibyo mvuga biriho? Murahari cyangwa ntabwo muhari? Ndi kugutera ukanguka kugira ngo umenye icyo usengera. Hanyuma yakereye ikintu cyo kwangisha abantu Imana, abantu bakaba mu rusengero ariko banaraguza, abantu bakaba mu rusengero bafite impigi, bakaba mu rusengero bafite ahandi hantu bajya, babaye bamupenda tuwiri, baba murungabangabo. Ariko ijambo riravuga ngo niba Uwiteka ari we Mana, uyu munsi wa gatatu w'amasengesho wowe ubyumvise uhitemo, kuko ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze ngo ananirwe gukiza. Narabwiwe ngo nuko hari ibyorezo by'ibirwara by'abadayimoni, nguko abaganga bo mu isi iyi cyorezo cyaje bategura inkingo, ngo n'Imana nayo ntibuze imbaraga zo gukingira no kurinda abana bayo, kuko hari imbaraga z'Umwuka Wera zijya zirinda abana b'Imana. Ibyo ndabihamya, ndabizi. Yesu, icyo rero cyakozwe cy'umwijima w'ubukene n'umwijima w'uburwayi byakereye ubwoba mu bantu batakarije Imana icyizere. Antikristo mwumva icyo yakoze, yakuyemo abakristo umutima w'ubukristo, yego, abasigira kwizerera Imana mu mibare no mu nyuguti. Barakoresha ubwenge bw'isi mu nzu y'Imana, barakoresha ubwenge bw'inyamaswa abantu mu nzu y'Imana, barakoresha ubwenge bw'abadayimoni mu nzu y'Imana. Gusa ubwenge bubarwa bamwe mu isi naho mu badakijijwe yakuyemo abantu umutima w'ubuntu, abasigira umutima w'ubunyamaswa. Umwanzi w'umuntu azaba wo mu rugo rwe. Ibyo rero byakereye iki? Byatumye abarokore bananirwa. Turasohoka bakadukomera, murebe uko tumeze, ntidufite akito. Abatwirukanye batuguye ku majosi, amaboko yacu twayahaye Egiputa na Ashuri ngo tubone ibyo kurya biduhagije, tubone inkwi dutanze amafaranga, tubone amazi twishyuye. Naho yagutegerereje rero ko mwakwiyembera mugacana, Imana igakongeza umuriro ugasohoreza inkongoro. Kandi bizaba hoya kandi ndabyizeye amaso yanjye azareba. Murahari? Iyo abayobozi bakoresha amahoro, iyo abayobozi bogereye bagasiga kukaba amaso. Gusenga ubundi gusenga, kandi nawe ukwiye gusenga. Erega munyumve, mwumve icyakozwe. Ubwo bwoba bw'ubuzima n'imibereho, iyo tuvuze ubuzima ntabivuze ni sante. Noneho imibereho ni ukurya, ni ukunywa, ni ukwambara, naho kuba, ni akazi. Ikinyoma cyakajije buro kugira ngo umurokora depoze abone akazi muri iki gihe. Mbere siko byari bimeze, namwe abari hano bakuze murabizi. Iyo umuntu yajyaga yapurayinga agasaba akazi kuri CV yashyiraga ko ari umupantekote, bakamufatira iki? Ariko uyu munsi iyo bamenye ko uri umurokore barakubwira ngo genda tuzakubwira. Ngo muzi icyakozwe? Icyo Satani yakoze arakizi. Abantu rero ahantu hose biramugenzuye ngo mbese wari ubizi byaranze. Ariko kwa Yesu birakunda. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibyo biroroshye kubiteka. Icyo musabwa ni kimwe, nuko mumugarurira icyizere. Aho rero mwumva icyakozwemo, abantu bataye gufata igihe basengera ubugingo bwabo ngo bahembuke, bahabwe imbaraga zo guheka itorero n'igihugu n'umuryango.
basigarana amasengesho yo gusengera ubuzima n'imibereho, bataye igikapu cy'Imana bagendana igikapu Satani yabatwaje. Umuntu agahera ku wa mbere akajya azageza ku wundi umwaka ugashira ari mu maganya, ariko Mana yamonye iki, Mana umva Yesu yaravuze ngo ninde wiganyiriye muri mwebwe akiyunguraho umukono. Mujye mutinya amagambo Yesu yavuze, kandi Yesu arababaye kubera akabenshi amasengesho mufata muriho murasaba ibyo mwemererwa. Sinzahwema kubivuga rwose, nimudahindura uburyo bwo gusenga bizarangiriramo muzumva impanda mu matangazo. Kandi Satani yacukuye urwobo rurerure, Imana yararunyeretse, murambivuga uretse ko abantu batabyumva. Ngo abantu babanze b'umusaraba bahora batubwira ngo ariko ibyo bintu ngo muhora muvuga, none se turavuga ibindi bihari bishyashya n'ibya mbere mutarabikoze ko mutangiza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Iyo umuntu ashaka gutuma kutaje ku bituwaje nimurambe, mutegereje ko tuva ngo Mwami Yesu n'ubu ndi gusenga, niba utari gusenga watakaye, mukanya bagiye kuduha amatangazo. Nuko mukabera kwa niba utarasenze ukaba uje guprofita kuri uyu munsi n'akazi kawe. Gusenga ni ubuzima. Iyo ushaka gusenga urabisengera, iyo ushaka gusenga ugomba kumenya ko hano siho dusengera, hano Imana iba yaje gutwikura ngo tumenye aho turasa. Hanyuma iyo ugeze hano mwumve irindi banga ry'umunyamasengero. Ukwiye gusenga Imana ikaguha amasengesho y'umurinzi. Amasengesho y'umurinzi twabonye ko mu mwuka ari hejuru y'abantu, ni hejuru y'ibintu, ni hejuru y'ahantu, ni hejuru y'igihe. Ibintu bigufite ntiwasenga, abantu bagufite ntiwasenga, ukizana n'icyene wabo ngo kanaka ngo buriya igihe kigira imbaraga ntacyo wakora ngo ukivemo. Ukwiriye kuba ufite amasengesho y'umurinzi. Amasengesho y'umurinzi ni amasengesho arinda ibitekerezo, kuko umwanzi w'umuntu ni umutima we. Byatumye abantu batagisenga amasengesho akiza ubugingo, basigarana amasengesho asengera ubuzima n'imibereho. Ntabwo abantu bagisengera itorero bariho barasengera amaporomosiyo y'ubuzima. Ntabwo abantu bagisengera umuryango. Icyo rero cyakozwe ngo birasa naho ari iby'ubwenge abantu bishyiriyeho, biyibwira uburyo bwo gusenga bigomwa iby'umubiri, ariko nta mumaro bigira kurwanya Satani. Muhindura uburyo. Icyo rero cyitwa ubukene bwo mu mwuka cyakereye ubukene bukomeye bwo mu mubiri. Uko mukomeza gusengera ubukene bw'umubiri, munanirwa gutunga urutoki ubukene bwo mu mwuka, Satani ko akomeza gukaza, afunga, apfundika, ashyiramo amapasiwadi n'amakode, bikarangira abantu benshi baguye muri rwa rwobo. Nabonye Imana idufasha. Ariko nubwo bimeze gutyo, inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha ntizagumye kuba ku mwanda w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi bataramburira amaboko byo gukiranirwa. Senga hano dutangira gusenga kuwa mbere, mwana Imana basenga nareretswe si kenshi biza. Ndabonye ngo mu ntebe muhari abantu b'abakonikoni, ibyo nagombaga kubivuga ndabiretse kubera igihe. Hari abantu b'abakonikoni bashyizweho na Antikristo kujya baza bakangiza izi ntebe mwicaraho. Nabonye abakonikoni mu matsinda atatu, bikamvuga ku kantu konyine munakamenye, kandi mu byo dusengera turaza kubikora, kuko uyu mwuka w'ubukonikoni uri muri kino gihugu, abantu bagatinya kuvuga ngo ari abapfumu ngo nibaze bakangisha abantu Imana. Ese muri hano cyangwa ntabwo muhanda? Ariko ubundi iyo muba muri kuri social media mukura iki? Abantu bakidekarana hariya ngo ni abatinganyi, ngo bari fiyeri, ngo barabyemeye. Abandi bakigisha gusambanya abana banyu, munanirwa gusenga. Abana banyu nimudasenga, Satani azabahindura inkoni zo kubakubita. Ni wo mwuka uri mu karere ubukonikoni. Imana y'abakonikoni n'abarozi yaramanutse. Ibyo nabyo ni ibindi, ntabwo twabivuga ko abantu buzuye isi n'ibumba. Narabwiye ngo impamvu iri toro rihore ni intambara, ngo ni ukubera umwuka w'abakonikoni uriho, ngo bafite umwuka wa Antikristo bariho, bafite ubushobozi bwo kuroga ibintu n'abantu batabikozeho. Niyo mpamvu ugera mu rusengero. Ejo muri navuye aha kuwa gatatu njya ahantu simpavuze ku mpamvu z'umutekano w'umurimo w'Imana, mvuga ijambo ry'Imana kubera urusaku rwari ruhari. Nuko tugeze igihe cyo gusenga ndaraswa ko tubafite b'abakera. Turabafite, ariko niba tuva mu rugo twumva nibura mu mwuka ntabyo, nibura n'umubiri naho ntacyo bitwaye. Wagira hano kumva umutwe urasadutse, ntabwo muba mwumva ko twajwemo. Ngo ntitukabivuge gute se? Nzatunga urutoki ikinyoma mpaka, kandi mfite amakuru mu minsi yashize. Reka mbabivuge ibyo rero. Nabonye ngo izi ntebe bicaraho abakristo, ngo umwanzi yaragiye ategaho ibintu bimeze nk'amayini, utumine duto.
noneho ngo akicara ngo bigatuma twagwa ngo abantu ngo bakumva ijambo ry'Imana. Birimo ibintu byinshi, ariko turi gusenga igihe mwarimu yasengaga nabonye ngo habayeho umuriro uturutse hano muri niba turetse ngo turitsa twatumine turaturagurika. Ubona ko hari ikintu Imana ikoze hano. Ubwo rero ugomba kubifatiraho ugasenga. Gituma abantu basenga no kugenda mana bapfa kurasa mu batari yakirasa ureba. Narabwiye mu magambo make soze ko ngo hari umwuka w'abakonikoni winjijwe mu itorero. Impamvu itorero rihoramo intambara ni ukubera umwuka w'abakonikoni kuduterana bafite aho bateranira. Bubatse ubwami bwabo, bubatse sisitemu y'ikinyoma ku rwego bafite sapoti. Ntabwo nabibabwira birarenze, ntabwo nabibabwira ko hari igihe tuvuga ibintu by'ukuri twabivugaho kugira ngo mukanguke bikabatera ibindi bintu nanone. Ariko reka mfungire mwaho ngaho. Namwe impamvu itorero rihoramo intambara ngo uwo mwuka w'abakonikoni ushinzwe kurindagiza abakozi cyane cyane. Bariza mugenzi wawe ngo twahuriye mu nzu y'Imana dufite ubundi dufite ntabwo mubona ko twatewe, ariko dukwiye gusenga. Ese hari icyo ko twasomye Bibiliya ngo ntitwayisobanure n'akazi kawe. Niba utabyumvise n'akazi kawe. Ijambo ryavuze ngo ibyo biroroshye Uwiteka. Iki cyari igihe abami batatu, umwami wa Edomu, umwami wa Isirayeli, umwami w'Abayuda, ngo bibumbiye hamwe ikintu cy'ikigare kimeze gutyo, ngo bari bagiye gutera umwami w'Imowabu. Rero uyu mwuka w'Imowabu mugomba kuwutunga urutoki, ukomoka i Sodomu. Niwe uturwanya, niwe urwanya itorero. Umwuka w'Imowabu urakomeye, keretse Kristo ko azaza akarimbura. Se murahari? Urwandiko rw'Abaroma 16:20 baravuga ngo Imana nyiramahoro izamenagurira ikinyoma, izamenagurira Satani munsi y'ibirenge by'itorero vuba. Ibyo bivuga ngo bizaba. Ibyo biroroshye kubiteka. Haleluya! Imana nyiramahoro, menya ko wabyumva utabyumva, wafatanya n'abandi ukinjira mu gisirikare cya Yesu ukarwana. Ntabwo Satani atsinda, ameze nk'umucuruzi w'inyatsi, arabyubaka tukabisenya. Abyubaka umwaka b'itorero bafata mikoro bakabisenya. Kandi igitangaje mwana uzi ko akora buri munsi nuko twebwe dusenga rimwe. Uzasome Esiteri igice cya 3:7 ngo nuko Hamani ushushanya Satani ngo amaze kumenya iby'Abayuda ngo aragenda ajya kuraguza inzu zitwa Puri. Ngo uzasoma 7 ngo araguza amezi yose uko ari 12 n'iminsi yose. Ikindi gitangaje ibyo bikwereke ko Satani akora buri munsi. Ntabwo bikeneye uburondozi ngo mbonye ngo umurozi ngo iwawe ngo agasozi kariho usenga kaba kariho n'uroga. Ni desade niba diporoyinze ko mutanyumvise. Ariko Abayuda aho babimenye basenze 3 gusa, kuko ibarwanirira ihore maso igasinzira. Manandurira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he murindire. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka niho guturuka, na yaremye ijuru n'isi. Izemera kw'ibirenge byawe biteguka, ikurinda na bwihunikira ntisinzira. Imana irinda bisira, isirinda we iwo biri maso mwisi. Irinda abarokora, Imana irinda Bisirayeli iwo biri maso mwisinzira we. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagumenera. Ku manywa izuba haleluya haleluya nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana niyikura imibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza. Izakurinda ntabyana, none no mu bihe bidasanzwe izakurinda we.
umurimo we izakurinda we n'ubuhanuzi bwawe none no mu biruhuko yewe mubyeyi izakurinda amajyana maza none no mu biruhuko yewe mugabe izakurinda amajyana maza mukobwa muhungu izakurinda none niba turiza barinda amajyana ariko hari igihe tuzambara amate haleluya mu byago bera iyabirurwa no gutega amahoro mu bihe bizazabe yifuza kuzabo ibyiza byo mu ijuru niba ku rugamba binesheje rwose newe kimucyazanye ibice muri byo kitarisuzugurwa abarimo we nyamara abera baryo bahora bari maso babwira umwami turabibwira umwami bazabire nyamara bera baryo bahora bari maso babwira umwami yaryo bazabirenge itorero miri wowo tatarame umwami iramusangira ifunguro itunga baryose ishima izina ryiwe ifunguro itunga baryose kugira ngo tutaza kw'iki gihe mureke dusenge hano hari izindi gahunda twinjiye mu ijambo twarara numva nishimye bibiri iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza nta jwi wumvise nta yerekwa ikizakumenyesha ko wageze ahantu wumva imana uzumva amahoro curanga ariko waraye ndi gusenga haba hano gusenga iyo njyana haleluya 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 mahoro yesu abantu be haleluya nagira akagero arondoreka yahura muri abayafite utayakonono yayakurwaho wiringira imana uyiringira abura amahoro meza da wiringira imana
abo bami batatu bakoze urugendo rw'iminsi 7 ngo nuko banyura ubutayu bwa Edomu turenze ibintu byinshi ngo nuko babura amazi ingabo ziraproyinga amatungo amafarashi n'indogobe bigira ikibazo ngo nuko ikibazo kivuze baravuga ariko muri iri teraniro nta muntu w'Imana urimo ngo tumugishirizeho inama z'Uwiteka. Umuntu w'Imana arakenewe nubwo isi itatwemera nubwo isi ifite ibibazo n'ubundi igisubizo kiri mu itorero kuko ni Yesu ufite urufunguzo niko ijambo ryavuze yakinguye nawe ukinga ntiyakinze nawe ukingura yavuze ngo barashyize urugi rukinguye imbere yawe wowe wumviye ugasenga wowe ukigerageza gukiranuka yavuze ngo nubwo uri umunyantege nke ariko azahura ko ari ahantu hari intebe y'ubwami bwa Satani ariko nimuhumure uvuze ibyanesheje isi ashyize urugi rukinguye imbere y'umuntu ukiri mu nzira umuntu ugifite Imana icyizere Imana iravuze ngo ishyize urugi rukinguye imbere ye. Hari ibintu byari byaranze ariko Imana hari ibintu ikoze niyo isi ikiri bukore niyo igira icyo ikora niyo ikirema niyo igikomeza icyo usabwa no gutabaza kandi ifatiraho iyo ari imashini iri muri nibature itakaga ariko Imana irayakije ndabona iyi mashini idemaye nimufatireho nimukongera gukora nibature ngo muyirangize mutagize umunsi umwe nibura cyangwa ibiri yo kwiyiriza nimuzongere mufatireho. Imana ishimwe numva ko Imana ijituye numva ko hari ikintu Imana ikoze numva ko hari ibintu Imana ishenye numva ko hari Imana ihinduye numva ko hari abapfuye Imana ipfunduye numva ko hari amahoro Imana itanze numva Imana itanze ubuzima numva Imana ibohoye numva Imana hari ikikoze i Nyarugenge numva Imana hari ikikoze mu itorero numva Imana ibyukije abaguye numva Imana hari abigaruye numva Imana hari abikuye mu ruzerero numva Imana hari imyuka isohoye numva hari ikinyoma itunze urutoki numva Imana itanze agakiza numva Imana ivuguruye impano nubwo abantu bagerageza kuzimya umwuka wera ntimukazimya umwuka wera. Umwuka wera akora imirimo ikomeye niwe wemeza abantu numva hari abantu Imana